narose inzozi zingeza kure ziranyahageza, ariko narose twongera gupfusha umuhanzi. Noneho urabona ko bakunda umuntu aba yitavye Imana, inkuru yakwiriye yasakaye, ngewe ingeraho cyangwa se nyimenya yamaze kuba kimomo. Noneho mbona niko ngo runaka yitavye Imana, runaka yapfuye, ati yapfuye twari twihanaguye. Oh my God, yapfuye. Ndasuhererwa, ndazongwa nyuma y'ako kantu ko kuzongwa k'agahinda, ntangira ahubwo kumva ijwi rero, ndasoje. Imana yambwiye ngo nicyo uwo nguwo azize. Bimeze gute? Wambara ukansobanurira ukuntu uyu nawe aragiye koko. Imana nawe Satani aramwibye, aramwisha, aramurimbuye. Zaburi nshya. Abakunzi ba Zaburi nshya, turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe. Tugize umugisha ukomeye cyane uyu munsi, Uwiteka agambiriye kongera kutugezaho amakuru. Ndagira ngo nakire umushumba wacu atangira dusuhuza, hanyuma tuhite dufata umwanya twumve icyo Imana duteguriye uyu munsi. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Harya ubu ngubu biracyansaba kwibwira abantu? Yewe sinzi, biragoye nyine umuntu abatekereza yuko abantu baba bamuzi. Umwe azi kubwira undi. Turi kumwe n'umushumba wacu Pasiteri Zigirinshuti Michel. Ngira ngo abantu benshi muramuzi, ariko nyine hari igihe umuntu aba anateganya yuko hari abantu bashobora kujya gutya bakagwa kuri video batari basanzwe bamuzi. Hanyuma tugize umugisha rero wo guhura namwe, ndagira ngo dutangire n'isengesho tuhite twinjira muri message y'Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ongera wakire ishimwe ngushimiye uyu mwanya kuduhaye aka kanya ngo twongere tugire icyo tuvuga, ariko nuko ukiduhaye nyine. Utakiduhaye se twavuga iki? Mwami, ijambo ryawe ryaravuze ngo nimukura ibishimwa mu bigaba muzamera nk'akanwa kanjye. Nyemerera rero akanwa kanjye kaba kawe, nkubera akanwa rwose, uvugane n'ubwoko bwawe, kandi umbe kuvuga ibyo wampaye, ntacyo ngabanyije, ntacyo nongereye. Ndagushimiye ko byumvise mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka mbaye ikaze rero umushumba. Urakoze cyane. Urabizi ko iyo ari inyigisho, ndabivuga ko ari inyigisho, bwaba ari ubutumwa Imana yampaye, nkavuga ko ari ubutumwa. Ubutumwa rero murabizi ko Imana ibutanga mu buryo bwinshi, hari ukumva ijwi, hari ukurota. Uburyo bwose Imana ikoresha ngo ibe yavugana n'abantu bayo, abantu barabuzi buriho. Yego. Kandi rero nizera, ariko byanga bikunda Imana iravuga kandi irakora. Yego. Rero ni mu nyemerero dusoma amagambo ari muri Yeremiya ibice 23 umurongo wa 28. 23:28. Dusome mu izina rya Yesu. Yeremiya ibice 23 umurongo wa 28 haravuga Yeremiya 23 umurongo wa 28. Yego. Telefone se kumana kungurura. Yongiye. Ndi cyagoranye se. 23 umurongo wa 28. Yego.
ndahageze. Aravuga Yarahageze. ngo Mm, umuhanuzi ufite icyo yarose ntakirotore, mhm. kandi n'ufite ijambo ryanjye arivuge ibinyakuri. Umurama uhuriye Uhuriye he n'ingano? Urakoze. Nicyo Uwiteka abaza. Urakoze cyane. Mm, Aho hantu harimo amagambo abiri mm, anteye kwicara ahangaha ngo mvuge icyo umwami Imana yambwiye. mm, Umuhanuzi ufite icyo yarose mm, ntakivuge, mm, ntakirotora kivuge. mm, Noneho ufite icyo yabwiwe nacyo cyangwa ufite ijambo ryanjye rivuge mm, ibinyakuri. mm, Muri ikosa umuhanuzi yakora ni ukutavuga ibintu nk'uko Imana yamuhaye, mm. ntabivuge ibinyakuri. Yego. Iri joro narose, Mm, kandi ko ndose mvuga, mm, atagira wenda n'uwibeshya ko ari uko nteye. mm, Ntabwo uko ndose mvuga, mm, ahubwo mvuga iyo ndose kandi nkategekwa kuvuga. mm, Narose, inzozi zingeza kure, ziranyahageza, ariko narose twongera gupfusha umuhanzi. mm, Gupfusha umuhanzi, noneho urabona ko bakunda umuntu aba yitavye Imana, mm, inkuru yakwiriye yasakaye, ngewe ingeraho cyangwa se nyimenya yamaze kuba kimomo. mm, Noneho mbona umuntu twabivuganaga simwibuka, mm, wenda n'ijwi twaganiraga simbizi, mm, niko ngo runaka yitavye Imana, runaka yapfuye. Ati yapfuye twazi twihanaguye. Oh my God, yapfuye. Ndasuhererwa, ndazongwa nyine ako kantu ko kuzongwa k'agahinda, ntangira ahubwo kumva ijwi. Rero urumva bya bintu byombi bijemo. mm. Umuhanuzi ufite icyo yarose ntakirotora, Ntakirotora. n'ufite ijambo yahawe rivuge Mm, ibinyakuri. mm, Noneho ijwi ritari iry'umuntu, nta mm, n'umuntu mbona, mm, rirambwira ngo nawe Satani aramwibye. Uwo mwanya haza ya magambo yo muri Yohana igice cya 10. mm. Urayibuka avuga ngo umujura ntazanywa n'ikindi Usibye niko byasoma, kwica usibye no kurimbura. kwica, kurimbura no kunyaga. Mm, Sibyo? Mm. Yasoma ariko twumve. Yohana ibice. Igice cya 10. Mm, Yego. Umurongo wa mbere nyine. Yego. Ingerembo. Mm, Niyo magambo yahise aza uwo mwanya. Yego. Igice cya 10 wahageze. Yego. Yohana igice cya 10. Yego. Wa mbere. Ya murongo wa mbere ntabwo waba ngombwa, ahubwo ujya ku murongo wa 10. Umurongo wa 10. Igice cya umurongo wa 10. Aravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi kiretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi. Wumve abateze amatwi bumvira ijambo. Ntazanywa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura. Uku kwiba ku bantu b'Imana nigeze mbisobanura kera, ndabyibuka nigeze mbisobanura n'ubundi. Ko kwiba umukristo ni ukumutwara igihe cye kitageze. Abantu bamwe bakunda kwibwira ngo ariko se ubwo Imana ibiri hehe? Nyine umujura ariba, iby'Imana yemeye ko bigenda bikagenda. Ndumva ubyuka ko nigeze kubisobanura. Ndasobanuye gutaha k'umukristo, nsobanura gupfa yibwe, nsobanura. Hakaba no kwica. Sibyo? Aranica rero. Ikibabaje kirenze ibi byose ngo no kurimbura. Yego. Numva ntawe y'amagambo. Nafashe umwanya muninganira n'Imana. Yego. Ndayibaza Mwana, uyu mujura urimo kwiba, akaba urimo kwica, akanarimbura, bimeze gute? Wambara ukansobanurira ukuntu uyu nawe aragiye koko. Mana, nawe Satani aramwibye, aramwisha, aramurimbuye. Ijwi rirambwira
ngo tega amatwi nkubwire rero uko ibintu bitangira naho bipfira. Gutyo tega amatwi nkubwire uko ibintu bitangira naho bipfira. Maze ndiga amatwi kuko ndiga ariko uyu murimo w'uburirimbyi ukorwa mu buryo bubiri. Ukorwa n'umuntu ku giti cye, ibyo ngira murabizi, ugakorwa n'umutwe w'abaririmbyi, icyo Bibiliya yita umutwe w'abaririmbyi. Waba umutwe w'abaririmbyi yaba umuntu ku giti cye bagombye kumenya ko uyu murimo nawe uri mu mirimo y'Imana yejejwe. Imana imfashe, iyo nkorera imfashe, aya magambo abantu yakurikire, cyane cyane abahanzi n'amakorari. Nubwa mbere njye kubiganiraho hano. Uyu murimo w'uburirimbyi nk'uko n'indi mirimo yose iri liturgique yo mu rusengero, yo muri kiliziya, nk'uko yose yejejwe, uyu nawo urejejwe. Bivuga ngo uyu murimo niba wejejwe ugomba gukorwa n'umuntu wawerejwe. Reka nsubiremo ko aya magambo nayo nabwiwe, ntabwo ari icyigisho nateguye, sinimo kwigisha. Niyo mpamvu n'abantu bari bubone nta masilabisi ari imbere cyangwa ibipapuro byo guteguriraho. Uyu murimo wo kuririmba wakorwa n'umuhanzi ku giti cye umwe, wakorwa n'umutwe w'abaririmbyi. Abantu nibamenye ko uyu murimo nawo uri mu mirimo yejejwe y'Imana ikorerwa mu rusengero. Amen. Ikaba igomba gukorwa n'umuntu wabyerejwe. Imana ishimwe cyane. Noneho mbwirwa ikintu giteye gutya. Umurimo utangira, abawutangira bamwe utangira banawerejwe rwose, yego ari n'Imana ibahamagaye rwose, atari bo bihamagaye, bamwe ariko cyo bita mu Gifaransa les uns, one of them, bamwe bo muri bo batangira bawuhamagariwe rwose banawerejwe. Ariko Imana imbwira ikintu kiwanduza, kikawanduza, kikanduza n'uwo muririmbyi ubwe cyangwa uwo muhanzi, kikangiza umurimo, kigatuma wa mujura abona aho azanyura. Imana yambwiye ijambo rikomeye plaisir. Yambwiye ngo bitangira gupfa iyo batangiye kuzanamo ababafasha. Kuzanamo ababafasha nibwo batangira kuzanamo abatarawerejwe. Nabo ubwabo batejejwe, urumva ntibejejwe ubwabyo, ntibanerejwe n'umurimo. Bakaza ngo baje gufasha wa muntu umwe watangiye ari umwe yarabyerejwe rwose, abihamagariwe. Yageramo niba ari umwe, niba ari babiri, niba ari batatu, niba ari bane, urumva arapfuye kuzana nyine. Reka nshuti zanyu babwire, nzajya mbabwira icyo Imana imbwiye hanyuma wowe ukirakire. Nkumenyeshe ko muri kwa kuzana, reka mbyite recruter, muri kwa kurokirita cyangwa se kureba uwo abazana mu murimo ngo bamufashe, ntiyitaye kuri cya kintu cyo kwera k'umurimo, ntiyitaye ku cya kintu cyo kuwerezwa. Yego azanyemo gusaba kumufasha, bafite impano gusa gutyo. Ntawamenya niba n'impano zande se zo, nabyo nukubimenya, izo mpano zo ni zande. Bagezemo babatangiye, yego, gukora ibyangwa n'Uwiteka Imana, ariko byishimirwa n'umwanzi w'umurimo ari wende Satani, byishimirwa na wa mujura. Mu rindi jambo, kuri we plaisir w'umuhanzi w'umuririmbyi wari umwe warabyerejwe, ariko uyu mwanya bane uzanye bo kuririmbira, bo kugucurangira, yego, bane bose, kamvuge ngo bane bose ni abakozi ba Satani utaruzi. Muri make Satani arakubonye, umwinjije mu muhamagaro wawe, uramuzanye. Nabwiwe amagambo akomeye, ndabizi ko Uwiteka Imana yantumye harabiye gukiza kuri uyu mwanya ubu tuvugana.
hari abantu igiye gutunganya muri uyu murimo. Noneho ubigeze aho ngaho inganiriza ikintu cyo kwexposa. Urumva expo? Expo ntuzi icyo ari cyo? Yego. Ni imurika gurisha. Expo iva ku ijambo expose, donc ni ugushyira ku mugaragaro. Yego, gushyira ku mugaragaro. Satani ababonye mu kintu bakita akaryo, ababonye uburyo yexposa bamwe mu bakozi be, yexposa bimwe mu bikoresho bye, yexposa nimwe mu mikorere ye. Imana yangaje amagambo akomeye cyane. Nibwo ujya kubona ukuntu umuntu watangiye aririmba ari umwe, abakobwa nk'abandi yazanye n'abasore nk'abandi yazanye abantu 8, ari abakobwa ntibambaye imyambaro myiza kuko ntiberejwe uwo murimo. Donc ntabwo baje cyo twita apparence physique. Inyuma habo hafite ukundi hateye, imyambaro ifite uko iteye, imyicarire ifite uko iteye. Naho kumbe Satani abonye umwanya wo kwexposa bamwe mube ngo bagende bahamubere, bamuhagararire aho hantu. Sinakubwira abacuranzi nabo, abasore bateye ukuntu, b'amapantaro ateye ukuntu, b'imisatsi iteye ukuntu, baraje bagiyemo. Naho kumbe nabo ntiberejwe uwo murimo, baraje bagezemo barakoze. Satani aho ari akumva yishimiye ko wa muntu no hejuru yo kuririmba nicyo bita management. Management. Umuntu ukurikirana. Yego. Wa muntu Satani atangiye kumubona kuko afite abantu 8 bamugose. Kandi bo baterejwe uyu murimo. Muri jambo ni intumwa. Rezi. Mbabura mbwire niba wibuka igihe Imana impa amagambo ngo ninsobanure ku kiganiro twise ngo abakozi ba Satani bagera mu Imana gute, n'ab'Imana bagera mu Satani gute. Urabyibutse? Ndabyibuka. Mana iranganiriza yamwe ubwo rero Satani akaba yamubonye rero. Hariho ubwiza bw'abakobwa bw'igitsina gore. Yego. Ariko ubwiza atire bukurura. Ubwiza bukurura. Yego. Kandi budakurura kiroho mu Giswahili. Budakurura d'une façon spirituelle. Yego. Bukurura kimwili. Mubiri. Yego. Hariho ubwiza bw'igitsina gore budakurura abantu mu mwuka, kurura mu buryo bw'umubiri. Bukurura mu buryo bw'umubiri. Yego. Bivuga ngo iteraniro kabona wagize abantu benshi baje kureba, naho kumbe kibabaje nka 97% barimo birebera babakobwa bawe. Mwana magambo bazanywe n'abo bakobwa. Yego. Nkumenyesha ko fanatisme. Yego. Nikisobanura buryo. Umwe mu bakobwa bawe afite abafana muri iyi sare nibura 200. Yego. Ubwo urumva ndagenekereje. Yego. Undi mu bakobwa bawe afite 300, undi afite 500, undi afite. Gatuvye ko abakobwa bane wazanye washatse kugufasha umurimo. Yego. Bafitemo fanatisme nibura ya 1000 personnes, 1000 invités, igihumbi cy'abatumirwa cyaje aho ngaho. Yego. Kije kubareba. Kandi nabo bakabiyereka ko kabyarawe. Yego. Kabiyereka imiterere yabo yose uko bateye kose, ingingo zabo zose. Yego. Ubu kuvuga abakobwa ariko niko n'abagabo n'abasore n'abagabo ni vice versa. Yego. N'abakobwa nuko bareba babasore. Ibi byose mbabwira ntabwo ari inyigisho nateguye, ni message nahawe.
niyo mpamvu mwese mbanjura murongo ngo icy'umuhanuza Rose akivuye gitangiye ko kiri hanyuma ijambo yahawe naryo rivuye ibinyakuri. Yego. Abantu bicaye hariya bareba abakobwa bareba abasore babyumvise. Yego. Bahita bafatwa n'icyo mu gifaransa bita la convoitise. Convoitise ni irari ubuhehesi ry'umubiri. Yego, ry'umubiri. Yego. Ariko irari ribafashe ubuhehesi bafatiye aho ngaho ntibashobora kubona ubusambanyi aho kuri iyo sare, ahubwo barahava babushaka. Yego. Bien sûr, abari bubushake bari bubone. Bari bubone. Imana mbwira ikintu gikomeye cyane. Irambwira ngo uzakurikirane yewe we, uzakurikirane ko muri iyo sare yuzuye abantu 5,000. Yego. Uzakurikirane ko hariho uzihana. Ngo amane iki kiganza asinyirwe ko yakiriye umwami Yesu. Nukuza gusa abantu bakareba. Yego, bakishima bagatega amaboko bakavuza urwamo, ariko ntawe ruhakirira umwami Yesu. Bivuga rero ngo ntabwo kiriya kintu kikiri evangelisation, no, ahubwo ni exposition y'ikintu runaka kivuye kuri Satani. Yego, kivuye kuri Satani. Imana mbwe amagambo akomeye. Subiremo ko yambwiye ngo ikibabaje nuko uwo muhanzi runaka cyangwa se iyo korali runaka iba yaratangiye ibihamagariwe, aba yaratangiye abihamagariwe, abyerejwe n'umurimo rwose wera muri we, ariko ugenda wandura uko yifuza bo bafatanya, uko yifuza kumenyekana, uko yifuza guhitinga, uko yifuza kwamamara. Yego, wibuke ko n'abashaka mu guhamagara babo nuko biruhande hari abarebamwo abamaze kuba rokoni, bamaze kuba ibyamamare cyane. Ariko ijambo ry'Imana avuga ngo yego bazakomera, ngo ariko si ugukira ngo kuzaba kubakomeje. Abantu bagiye gusobanukirwa ko gukomera kose kudashingiye ku gukiranuka. Ntabwo ari ukuri kuzaba kubakomeje. Ntabwo abantu bose bakomeye bakomeye ku gukiranuka. Ntabwo abamamaye bose bamamarira mu gukiranuka. Ikintu cy'ubusitari abantu bashatse bakitondera. Katsumi mirongo Imana yampaye dusoze. Igitabo cya Nehemiya. Somera igice cya 12. Nehemiya 12. Umurongo wa 22. Nibiba ngombwa wenda turagenda dutaruka mvugiyo nahawe gusa. 22 haravuga ngo mu bihe bya Eliyashibu na Yogada na Yoyada na Yohanani na Yoduwa, Abalewi n'abatambyi bari baranditswe ku ngoma ya Dariyo umupenzi. Igice cya 12. 12 umurongo wa 22. Nehemiya. Nibwira ko nibyo nihuri, ariko reka tunyaruke hepfo tujye ku 27. Haravuga ngo ubwo bezaga inkike y'i Yerusalemu bashatse Abalewi aho babaga hose ngo babazane i Yerusalemu barema ibirori byo kuyeza banezerewe, bashimisha indirimbo bafite n'ibyuma bivuga na neberu n'inanga. 28. Nuko abahungu kandi abahungu b'abaririmbyi baraterana bava mu bibaya bikikije Yerusalemu no mu birorero by'Abanetofa ni Betigirugari no mu masambu y'Igeba na Azimaveti, kuko abaririmbyi bari biyubakiye ibirorero impande zose z'i Yerusalemu. Yego, 30. Abatambyi n'Abalewi bariyeza maze beza abantu n'amarembo n'inkiki. Nuko uretse gatoya mwana, urumva ko mu gihe cyo kweza inkike y'i Yerusalemu, kuri akoze inkike Yerusalemu rero ni ibingibi bita inauguration, ko ari ukuyitaha ku mugaragaro. Ni ya nkike Nehemiya yari yujuje. Yego, mu gihe cyo kuyeza ikintu cya mbere cyabayeho cyaba abaririmbyi cyaba n'abatambyi cyabaye kwiyeza. Babanje kwiyeza.
niko handitse. si kwanditse abaririmbyi n'abatambyi bose bava iyo bari bari iyo hose bavayo. wahumvise abantu bagiye bava igeba zimaveti mu masambu yabo mu birori bikikije Yerusalemu hose baraza bahageze babanza kujya gute biyeza biza n'inkiki baranje beza abantu n'amarembo. Très bien. Abatambyi barije beza abantu beza n'amarembo n'inkiki. Rero kwiyeza nicyo kintu cyagombye kubanza ku muntu ugiye gukorera Imana. Yego. Bivuga ngo kwerezwa umurimo kurukwawo ni nko kurobanurwa muri make. Ariko kwiyeza byo ni ukwikiranura n'Imana wiyeza icyaha cyose n'umugayo watuma udakorera Imana ukorera Imana uri umugayo. Yego. Ibyo rero abantu ubu bamaze kumenyera gukorera Imana cyane no kuboneka mu mirimo y'Imana cyane kuruta uko bizwa. Ariko kizatuma Yesu ngo mu guhamagara ngo azabwira abantu ngo nimugende mwumve imbere sinzi no kubamenya. No bamwibutse ibyo bakoze. Twaririmbiye mu izina ryawe, twahanuye mu izina ryawe, twabwirije mu birori by'wanyu, twakoze ibitangaza, twirukanye abadayimoni. Mwate kose muravuga iki by'ingubu. Cyose muvuga ko ntabyo nzi. Ntabwo nigeze kubamenya nimumve imbere. Nuko hari ikosa ryitwa kutiyeza ugakorana abona gukora muri ibyaha. Birimo ubusambanyi buhehesi, ariko buriya irari ubusambanyi buhehesi kugeza kuri action sexuelle. Ibyo byose nta muntu ukwiye kubikorana uyu murimo kuko uyu murimo urera. Amen. Amen. Dusoreze muri Ngoma za mbere. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma. Cya 16 umurongo wa 15. Umurongo wa 15. Igice cya 16 umurongo wa 15. Twagiye mu ngoma zihe? Za mbere. Sorry. Ni za mbere ariko igice cya 15 hugo umurongo wa 16. Yego. Navuze ibintu biri inverse. Aravuga ngo Dawidi abwira abatware n'abarebi gutoranya abaririmbyi. Abwira abatware b'abaki? Abwira abatware b'abarewi gutoranya abaririmbyi muri bene wabo ngo bazane ibintu bivuga nebero n'inanga n'ibyuma birenga babivuze cyane barangururijwe n'ibyishimo. Umva kantu ushaka ngaha. Dawidi yabwiye abatware b'abaki b'abarewi kugira gute gutoranya abaririmbyi muri bene wabo. Tebya bivuga ko abaririmbyi kuva babaho ubwo ndavuga nyine umutwe w'abaririmbyi kuva babayeho Imana itegetse ko batoranywa bagomba kuva mu barewe. Rero ahangaha ntangiye gusobanura ubuzima bw'abarewe nibwo abantu bakumva neza ko uyu murimo udakwiye gupfa kwirukanywa n'umure wese, kuko abarewe niwo muryango wonyine Imana yatoranije mu Bisirayeli imiryango 12 wo kujya bakora ibintu byo mu ihema ry'ibonaniro gusa bonyine. None urumva rero byatangiye bavanwamo abatambyi, none harageze ngo n'abaririmbyi bagi gute bave mu barewe. Bivuga burya ngo ntaga abaririmbyi bari kureba ki y'abatambyi. Abaririmbyi ari tout près vernia bari hafi aho ngaho begereye butambyi cyane. Ni nayo mpamvu usomye Yosuwa 3 hansomera wumve. Yosuwa 3 umurongo wa mbere hepfo kuri 5 bategeka abantu bati nimubona isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu ihetswe n'abarewi aribo batambyi muzahere ko muhaguruke aho muri muyikurikire, ariko hagati yanyu nayo hazaba intera y'imikono 2000 ntimuzayegere kugira ngo mumenye inzira mukwiriye gucamo kuko ari nta bundi mwigeze guca muri iyi nzira. Urumva rero Plaisir abatse amatwi babyumva ngaha. Itegeko ryo gutwara isanduku rireba abalewi yego berewe kwitwara, babwiye ko mu kwitwara hagati yabo na rubanda rw'abaturage intera y'imikono 2000 sibyo ubwo ni hafi metero bambi ibirometero 2 ntibazayegere. Ariko nujya muri Zaburi 68 hagiye dusenge dusoze. Yego. Zaburi 68 ndibira umurongo wa 20
n'itanu na 26. Itandatu n'umunani, 25. Mana Aravuga ngo mana barebye amagenda yawe, amagenda yawe, yego, amagenda y'Imana yanjye niyo mwami wanjye yinjira hera. yego, Abaririmbyi bagiye imbere, abacuranzi bakurikiyeho, hagati y'abakobwa bavuza amashako. Muhimbarize Imana mu materaniro. Ukurikira mama, urakoze. Mana barebye amagenda ya, urumva amagenda ni imigendere. Yego. Abantu baje kureba uko ugenda, baje kureba amagenda yawe. Abaririmbyi bari bagiye imbere, abacuranzi bakurikiyeho, hagati y'abakobwa bavuza amashako. Bivuga ngo muri rwa rugendo rw'abatangiye uhetse iki isanduku, hagati yabo n'abaturage harimo intera y'imikono 2,000. Abari hafi aho ni abaririmbyi, nibo bari bemerewe kuba tupre n'abacuranzi hafi y'iki y'isanduku. Ikintu cyari kibahabesheje ni nko nibo bari chargé de communication informatisée, bari bafite mu nshingano gutangaza ibyo isanduku ikoze. Abantu bakandagira mu mazi muri Yorodani, Yorodani kagira ite igakama, bahita babiririmba. Wabyumvise? Babiririmbe, babitangaze. Haleluya. Ariko d'une façon ya chanson, ya musique. Babicurange, babiririmba uwo mwanya. Urumva si ngombwa ibijyanye umuhimba mugashyira muri repetition y'icyumweru cyose y'ukwezi mushyira mu majwi ya kara. Babiririmbiragaho icyo Imana ikoze, bakiririmba ngaho. Ariko mu ndirimbo apana magambo gusanzwe. Noneho bigatuma ba bantu bari muri à peu près 2 kilomètres bamenye icyo Uwiteka akoze, noneho bahumurizwe, kuko babaga bahagurutse bihebye. Ariko ko tugiye kwambuka Yorodani, uyu musaza rwose nawe kagira Imana mwe, nta Mose nta Yosuwa. Ubu turi kuri Yorodani, dufite ubwato, dufite umusare, ubu twashatse amapine, twashatse imitumba, twashatse intare kandi twogeraho. Uko guhaga ku mutima kose kukamarwa nuko korari riririmbye ko abatangiye bakigeze ibirenge mu mazi, Yorodani irakama. Niyo mpamvu wumvise no mu gutaha inkike aribo bari hafi y'abatambyi, hanyuma abatambyi bakwiyeza n'abaririmbyi bakiyeza. Ndasoje. Imana yambwiye ngo nicyo uwo nguwo azize. Yaravanze, arayobora, arazana, aravanga, ashyiramo, maze Satani nawe yamubonye. Ibaze, dusenge. Ntawe mvuga, ariko nibura kandi wabona abaye yumvise ubutumwa wenda yakwihana. Ariye nyiribambe, nyirimbabazi yamugirira ibambe. Simbizi, biri ku mutima w'Imana. Ariko umurimo wagiye wangirika, n'ubutambyi bwo murangirika. Kuki umuntu ahaguruka neza, Imana imuhagurukije aciye bugufi mu bukene, yego, ariko agenda azamuka agakomeza ibintu, nibwo atangiye gushyiramo babona ajye nkubwira imyambarire mibi, ubwibone. Bisubiremo, uburanga n'ubwiza bukurura, ariko budakurura mu mwuka, ubwo bukura mu mubiri. Buri ndirimbo dushobora gukora ibintu bigacanga abantu. Indirimbo zishobora kunezeza ariko ntizizana gufashwa. Iyo zizanye gufashwa, wabyumvise, icyo gihe bisaba ngo n'abaririmbyi cyangwa umuririmbyi ubwe ku giti cy'umuhanzi nawe abe yafashijwe, aririmba iby'umwuka, acometse ku ijuru, ari connecté ku ijuru. Naho ubundi hari igihe abantu banezerwa akajya ngo babafashijwe, naho kumbe n'umunezero nk'uw'abantu banezerwa ahandi hose. Niyo mpamvu ubona nta bakira Kristo, baragenda kumuko bakabaye. Ikindi kandi wibuke yuko abantu baba babiguze, nta winjira atishyuye, ntubona
hari ahantu hagiye hashyirwaho umwanya wo kubabwiririza ijambo ry'Imana, indirimbo zikaba nkeya, ijambo rikabona umwanya, ndetse bagahamagara n'ibihana, mwashiduka nta bantu bakijyayo. Nibwo indirimbo zaba nyinshi ariko n'umwanya ukabona, n'ijambo rikabona umwanya nibura, sibyo? Zibe nyinshi n'ijambo ribona umwanya, ariko maze bahamagara bakakira umwami Yesu. Uzasanga ari amakonseri menshi adakora ibyo ngibyo. Impamvu se niyihe? Ni uko uwo mugambi Satani awubereye maso ngo awurwanye. Turasoje, nicyo ngiki Imana yampaye kuvuga. Umurongo twawusomye nitwaje, umuhanuzi nagira icyo arota akivuge uko kiri, kandi nahabwa ijambo rivuge ibinyakuri. Mukuri ko abagenzi bajya mu ijuru, ntacyo ngabanyije, ntacyo nongereye. Pastor Imana umugisha, dusenga Imana. Gusa amahirwe dufite nuko hari intsinzi kuri icyo kintu. Naramuka yumvishije akumva yuko ari we Imana ibwiye, birashoboka cyane ko Imana yamuha amahirwe kugira ngo yongere yisuzume. Noneho n'ikindi, nk'umupasitori nanjye ntabwo mba ndekeye aho, mba ndimo ngerageza ngo ndebe ko nazamubona, muganirize. Yego, muganirize. Imana ibamugisha. Yego, reka dusenge, n'ubundi nta kindi twakongera. Mana, turagushimiye, ndaguhendahenze, ndakwinginze ngo ugire ikintu ukora, utunganya abakozi, utunganya umurimo. Mana yo mu ijuru, urwanye Satani. Ijambo riravuga ngo ni nk'intare izerera yivuga ishaka uwo yaconcomera, aba ari aho atambagira azerera inyuma y'urugo rw'intama, kugira ngo nihagira isimbuka gato gusa ibe yayibonye. Ndasenze rero kugira ngo Mwami urengere umukumbi wawe. Urakoze, ndagushimiye ko byose uzabigenza neza, kandi uherekeze ubutumwa wampaye kugira ngo bukize abo gukira. Ndagushimiye ko ubyumvise, mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu. Amen.